Agi, karame. pardon ukuri chérie. Urambabariye? Ariko si ubwo wareba umuntu gutyo kuko agashobora kukwima imbabazi Kiri. Urakoze sho. Kaho dukomeze twiganirira wari ukimbwira. Kiri. Karame. Telefone yawe yaturogoye ngi gushimira uko wambabariye. Ndumva utagomba kongera kubigarukaho Agi. Dukwiye guhindura page. Nkunda kuvuga ibyo ntekereza nk'uwasomye ibiri mu mutwe wanjye. Icyifuzo cyanjye rero ubu ni ugutera indi ntambwe pe. Ugira ngo se nge nabyanga Agi? Kiri, wageze iwacu barakuzi. Nanjye nkeneye ko iwanyu bamenya pe. Iwacu se? Yego. Ndifuza kumenya iwanyu. Yego bari banzi ariko nyuma y'ibyabaye byose ndashaka kujyayo nabo nkabasaba imbabazi. Ubasaba imbabazi se wabakoreye iki? Umva Chrisidi, ubu se ntiwababwiye ibyabaye? Wari kuza gusaba wenyine se bose ntibari babukereye? Agi, Karame. sinshaka kongera gusaba imbabazi nkaho hari umuntu wishe. Sinzi impamvu buri gihe umutima wanjye ubu ncira urubanza pe. Urubanza ni rwirorerere. Icyangombwa ni uko urukundo ruri hagati yacu. Kandi urukundo rubabarira byose, rukihanganira byose. Ndabizi rwose. Ariko nyine mbere yuko dutera indi ntambwe, ndashaka kugera iwanyu pe. Erigana amaboko nkamushakira impano nkuko nawe wayishakiye iwawe. Ntiwayimuzaniye se? Reka mpite nyishyira muri silence yage. Ariko uyu nawe arakabye. Ntashobora kubona ko kutamwitaba ari ko umuntu ahuze. Ntumbwire ko rero yongeye kuguhamagara no kuri Kiri. Niwe. Ariko rero uriya mukobwa umenyera kwiziritseho pe. Ko bigiye guhamagariye ko kutamwitaba. Kuki adashobora kubona ko tutamukeneye mu buzima bwacu. Kiri, mwitaba umubwire ko nta mwanya ufite. Cyangwa rero niba bikunaniye mumembe mwibwirire pe. Kisara uburenganzira nyesi ya Mereya ntuzacikwe n'ikiganiro runana cy'ubutaha.